twihuse cyane reka duhite tubagezaho uko igikorwa cyo kumushyingura cyagenze, uko iminota yagiye izamuka. Saa 3:30 abantu batandukanye by'umwihariko batuye muri ibi bice bigize paruwasi ya Mushaka no hirya no hino mu karere ka Rusizi bari kugenda basezera kuri Padiri Ubald, ariko nk'uko amabwiriza yo kwirinda icyorezo abiteganya bari kumara kumusezera bagataha. Abajya kumusezera barimo abitwaje indabo bari gushyira iruhande rw'isanduku irimo umubiri wa Padiri Ubald, ndetse nk'uko bigenda mu mahame y'abakristu gatolika bari kubanza kunama bakamusabira umugisha kugira ngo Imana imutuza heza. Kuva hagana saa 1 za mu gitondo kiliziya yubatse kuri centre Ibanga ry'Amahoro yari ifunguye, ari naho umurambo wa Padiri Ubald warajwe uvanywe i Kigali nyuma y'igitambo cya misa cyo kumusezeraho cyabereye muri paruwasi Regina Pacis kiyobowe na Antoine Cardinal Kambanda. Abantu bazindukiye kuri centre Ibanga ry'Amahoro gusezera bwa nyuma kuri Padiri Ubald. Benshi mu batuye muri ibi bice bafata nk'umubyeyi wabatoje ubumwe n'ubwiyunge no kubana mu mahoro. Ku isaha ya saa 3:40 igikorwa cyo gusezera kuri Ubald cyari gitangiye. Igitambo cya misa cyitabiriwe n'abantu batarenze 20 bo mu muryango wa Ubald, abayobozi muri diocese ya Cyangugu ndetse na bamwe mu bihayimana bafashe mu gutura igitambo cy'Ukaristiya. Igitambo cya misa cyo gusezera kuri Ubald cyayobowe na Musenyeri Vincent Harorimana wa diocese ya Ruhengeri afatanyije na Musenyeri Hakizimana Celestin umushumba wa diocese ya Gikongoro, akaba n'umuyobozi wa diocese ya Cyangugu iherutse kuragizwa Musenyeri Sinayobye Edouard. Korali abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami ibumbiye hamwe abafreri n'ababikira bo muri paruwasi ya Nkanka niyo yaririmbye muri iki gitambo cya misa. Ahagana saa 3:50 Musenyeri Hakizimana yatangije misa asaba abakristu guherekeza Padiri Ubald mu byishimo kuko ubuzima bwe bwari bwuzuyemo akanyamuneza. Yagize ati: tumuherekeze mu byishimo kuko nawe yaranzwe n'ibyishimo kandi yamamazaga Yezu muzima watsinze urupfu maze nawe arutsinde, maze aho yicaye atuvuganire kurushaho. Musenyeri wa diocese ya Cyangugu Hakizimana Celestin yasomye ivanjiri yo mu gitabo cya Yohani igice cya 11 umurongo kuva ku wa 17 kugera ku wa 27. Yagarutse ku nkuru ya Yezu azura Lazaro. Musenyeri Hakizimana yavuze ko Padiri Ubald atarashaje ndetse kuba apfuye akiri muto adakenyutse, ahubwo ari umunsi we wari wageze. Musenyeri Hakizimana yasabye abakristo n'abantu bose kurangwa n'ibikorwa byiza bakiri mu isi kuko ari byo bizabakomangira umuryango w'ijuru ugafunguka. Yifashishije ijambo ry'Imana mu isomo rya 2 ryasomwe mu gitabo cy'ibyahishuwe, avuga ko Padiri Ubald yabonye isi nshya n'ijuru rishya kandi abantu bose bakwifuza kumusangayo. Yavuze ati: natwe rero bavandimwe, ijuru n'isi nshya bitangirira hano. Tugomba gutegura isi yacu n'ijuru bishya twigana aho tuba. Ku isaha ya saa 4:15 Musenyeri Hakizimana yavuze kandi ko ibikorwa byaranze Padiri Ubald birimo gusana imitima ya benshi, kubatoza kubana mu mahoro no mu bumwe n'ubwiyunge. Yasabye abo yasaniye imitima kudaheranwa n'agahinda ngo bihebe, bibwira ko umubyeyi wabo apfuye, ahubwo bakwiye kwishima kuko agiye kuba hafi y'Imana. Yavuze ati: abo yasaniye imitima ntibihebe kuko bafite umuvugizi iruhande rw'Imana, kuko ibyo yatangiye azabikomeza kandi akabisohoza. Musenyeri Hakizimana yasoje gusobanura ivanjiri afatanya n'abakristu bitabiriye misa gusubiramo inshuro 3 basabira Imana ngo ihe Padiri Ubald kuruhukira mu mahoro. Bavuze bati: Nyagasani umuhe iruhuko ridashira maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Ku isaha ya saa 4:20 hagezweho umwanya wo gutura, maze korali abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami iri kuririmba indirimbo yo gushima yiswe Akira ituro, iri mu zimenyerewe cyane mu gutura igitambo cy'Ukaristiya.
Mu majwi meza abaririmbyi bari bari guhanika bagira bati, Mana waturemye ukaduha ubuzima turabuguhaye ngo busubirane. Akira dawe ntacyo dusize. Tugutuye ituro ryo kugushima no kugusingiza. Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Real World News 250 kugira ngo amakuru yacu yose ndetse n'igikorwa cy'uyu muhango wo gushyingura Padiri Ubald Rugirangoga dukomeze kukibagezaho uko umunsi urakomeza kugenda. Murakoze, Imana ibane namwe.